kireho mikoro wanyu twagiye bagabo ari kurimo uvemo nta kibazo ndavamo Thomas turagira ngo utwibwiranye natubwire Thomas wari murakoze cyane amazina yanjye nitwa Imana Thomas nkuko bigarutseho ndi umugabo ndubatse mfite umuryango ndi umurezi nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'ishuri cya Hope Technical Secondary School riherereye mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi usanzwe mbere y'uko mba umuyobozi w'ikigo cy'ishuri nabaye umurezi imyaka 10 uyu munsi rero nkaba naje mu gikorwa cyo gutanga kimwe nk'undi mwene gihugu wese ahuje ibisabwa gutanga ibyangombwa bijyanye no gutanga kandidatire ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Niki cyatumye wumva wakwiyamamariza uyu mwanya? Icyabiteye nta kindi n'uwo ndiwe ni ukuvuga ndi umwe mu babyirutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ndeba ukuntu igihugu cyiyubaka ndeba ukuntu inzego zitandukanye sectors zitandukanye zitera imbere ntekereza ko mu myaka 30 ishize ntabwo twagiraga media house ingana gutya ariko ubu reba uko bimeze kimwe rero n'izindi nzego zitandukanye nanjye career politique and career na development mu buto bwanjye nkura numva ko umunsi umwe igihe nk'iki mu myaka 35 isabwa n'amategeko n'inyuzuza zaza gutanga kandidatire kugira ntanga umusanzu mu kubaka igihugu cyanjye ntanga umusanzu mu gusigasira ibyagezweho mu iterambere ry'igihugu cyanjye. Urundi rugendo rwawe rwa politiki na golf? Urugendo rwawe rwa politiki n'ubuzima bwa buri munsi kubera ko ntabwo uyobora ikigo cy'ishuri utari umunyapolitiki. Rero ubuzima bwanjye bwa buri munsi mba nk'umunyapolitiki ukunda igihugu cye kandi wifuza kubona igihugu cye gikomeza gutera imbere. Icyizere ufite ukurikije abo muhanganye cyane cyane ko harimo n'umukuru w'igihugu kingana gito uragishingira kuki? Icyizere mfite ni ukuba nshobora kudepoza kandidatire umuntu wangize uwundi we akiri mu bakandida uyu munsi. Ni iby'agaciro rero kugira ngo nanjye prove ko imbaraga ubushake guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizemo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere uyu ni umwe mu musaruro. Icyo ni icyizere gikomeye cyane ko mpagaze hano uyu munsi nyuma y'imyaka 30 y'amahano igihugu cyacu cyanyuzemo ntekereza ko ibyo ubwabyo ni icyizere. Ku bijyanye n'uko umwanya watanira n'undi ujyanye n'abadepite bigiye mu bakandida n'undi bigiye mu gushaka mu makanda bigiye mu buriya ntekereza ko buri wese agira option kandi kuri njye option yanjye nabonaga ko umwanya nkwiye ku applyingaho ni umwanya w'umukuru w'igihugu kubera ko ni intebe iri significative ni intebe ihindura ibintu mu buryo ubwo ari bwo bwose iyo ugiriwe icyizere n'abaturage kabone n'ubwo utagirirwa icyo cyizere ariko njye ndacyari muto ndacyafite ibyiringiro ko no mu bindi bihe bizaza byibuze ntangiye gutya byaba ari step nziza kandi ishobora kumfasha kugira ngo yego bagaragaje bimaze kugerwaho mu myaka 30 ese wowe n'iki gishya uzaniye abanyarwanda ku buryo bakwitegaho mu gihe waramugutora? Igishya ubuzima bwanjye ndi umurezi maze imyaka irenga 13 mba muri secteur y'uburezi mbana n'urubyiruko mbana n'abana umunsi ku wundi ni ukuvuga igishya nta kindi ni ugukomeza kurema isura cyangwa se ishusho y'igihugu ariko bihereye ku bene igihugu hasi nk'umuntu ubana nabo rero umunsi ku wundi nk'umuntu ubaho mu buzima nk'ubwo umunsi ku wundi ni byiza cyane kuba hari byinshi ushobora guhindura ndamusingira icyizere n'abaturarwanda. Ibyo biri muri manifesto y'ibyangombwa rwari buhagaze gute utubwiruzanye n'imikono ingana? Urugendo rwo gushaka ibyangombwa nta kigeze kingora kubera ko byanze bikunze igihugu cyacu cyateye imbere ushobora gukora muvoma amasaha 24 kuri 28 nta kigeze kingora nzanye imikono 617 ndumva kandi ibyangombwa byinshi uretse amasinyatire ibyangombwa byinshi hari serivisi zibitanga iyo nta mizi. Muri manifesto ni ibihe bintu bitatu biri mu uzagira? Ntekereza uyu munsi naje gutanga ibyangombwa binyemerera kuba umukandida nindamuka ngize amahirwe nkemererwa iki kibazo zakiri kuzakimbaza nzagusubiza. Sobanurire ku kirango cyawe kizajya ku rupapuro rw'itora mu gihe mwamwemera. Ikirango cyane kizajya ku rupapuro rw'itora ni intoki ebyiri zimeze gutya. Bivuze iki? Bivuze byinshi kuri nje bivuze ko hariho n'amagambo avuga ngo give peace a chance ni ukuvuga tugerageze duhe amahoro dufite dukomeze tuyahe amahirwe kugira ngo turebe ko zimwe mu nzozi yaba n'icyerekezo 2050 igihugu cyacu gifite zishobora kuba realize igihe twahaye amahirwe. Ntabwo gihura nuko waba usanzwe uri umuhanzi? Ibi ntaho bihuriye n'ubuhanzi kubera ko ubuhanzi ni secteur iri apart y'ubuzima bw'umuntu busanzwe bwa buri munsi. Ibi ni bijyanye n'ubuzima bw'igihugu bwite muri rusange. Ubuhanzi buzabukomeza? Umuhanzi apfa uko inganzo yapfuye iteka ryose igihe mbonye inspiration ariyo ushobora gufasha kugira umusanzu utanga kuri communauté nyarwanda muri rusange nakora text. Habimana urabona ukureba uko ugenda arabona yuko uri kuri limite y'imyaka yasabwe
kugira ngo utabe kandidatire urabona ko ukiri mutoya mu byo utekereza mu byo ushobora gukora niki utekereza ku rubyiruko wenda niyo kandidatire yawe twifuza ko wenda yazatambuka ariko itanatambutse n'iki wavuga cyakorera urubyiruko cyane bari mu kigero nk'icyo cyangwa ikiguzi urubyiruko n'ubu nibyo nsanzwe nkora nibyo mbamo nibwo buzima bwanjye bwa buri munsi ni ukubigisha kuko igihugu cyacu nta source minerale cyangwa se ubukungu mu butaka buhambaye dufite ku buryo abenegihugu bose bashobora kwihaza ariko nituramuka twigisha abenegihugu bacu bakaba eduke igihugu cyacu kizatera imbere ndetse n'ibyo twifuza kugeraho tuzabigeraho cyane ko iyo usubije amaso inyuma mu mateka y'igihugu cyacu birivugira ubwabyo ababohoye igihugu bakagishyira ku murongo bari bato batari gito natwe rero uyu munsi turi bato batari gito bashobora gufatira mu ngata abo bose bakoze ibikorwa by'indashyikirwa kugira ngo uyu munsi tubone igihugu cyacu gihagaze. iyo umuntu akumvise yumva ko ushima aho igihugu kigeze n'abacyubatse uje guhangana nabo cyangwa ni ukwigaragaza muri politiki? Sinzi impamvu dufite imyumvire yo kumva ko politiki burya ari uguhangana first of all twese turi abenegihugu kuba turi abenegihugu ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo dusenyere umugozi umwe kuruta ko twabaho duhangana. Ntabwo rero nta muntu n'umwe ndi muri competition nawe nta muntu n'umwe ndimo guhangana nawe ahubwo njye ndimo ndakabya inzozi zanjye kubera ko mbayeho mu buzima nifuje kubamo mbayeho mfite umutekano ngenda amasaha 24 twigisha abana turera abana nta muntu baza ngo uri kwande so ninde so wanyu ninde umwana wese bakoherereje uramwedika ukamusora kandi hari byinshi bigaragara ntekereza rero nta competition ndimo ngenda umwene igihugu ushima Imana ahubwo ushaka gufatira cyangwa se gutanga umusanzu kugira ngo ibyagezweho bikomeze bitazigaza. Amatora uje muri agari competition. Amatora ni competition ariko competition uri kumbazamo cyangwa uje ushaka kwitwaramo bimeze nka politique bananière zo mu myaka za 80 turi 2024 isi yarahindutse turi mu isi ikoresha technology ikoranabuhanga muri rusange rero imyumvire iri bananière ikwiye kuvaho hakaza imyumvire ivuga ngo let's do it reka dukorere hamwe tureke igihugu cyatera imbere. Bakumva tugera ku muhanzi